tubaye ikaze mukuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo abantu mudukurikira muherereye amajyepfo abantu mudukurikira muherereye amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba muri abagaciro kandi tubahoza ku mutima abantu mwe mwaratubuze rwose tubiseguyeho ku kabazo ka tekinike kari maze iminsi gatuma tutabonana ariko amakuru yo tuba tuyazanye ari menshi umunyamakuru Rugaju Rigani amaze kubreakinga inkuru ikomeye cyane abantu ufite nimero ya WhatsApp murebe kuri stati abantu mutayifite nyine ubwo mwihangane bahe icyo bita idonido operation karahabutaka ntago yigeze ashyira ikiganiro kuri YouTube nta nahandi hanaраgishyira yayishyize kuri stati ya WhatsApp bamwita Rugaju Rigani operation karabutaka ariko mbere na mbere maze gusuza abavandimwe mudukurikira muherereye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba abantu mudukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali n'abandi mudukurikira muherereye hanze y'u Rwanda rwose muri abagaciro ndagira ngo mbabaze ngo ese udukurikiye uherereye he muri comment rwose mutubwire udukurikiye uherereye he mu kayi karere udukurikiye uryamyeho bita he ubundi ibintu bigende neza cyane bayitanya mukandagira mu kibuga kikarasa imitutu agakuru wenda nabanza gucombere yuko manuka mu miriro ya hatari miriro ya danger nuko umuvandimwe wita engineer Tadeo Ruwanga ubu ngubu rwose amaze gusezera ku bafana ikipe ya APR abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yatangaje ubutumwa bukomeye cyane ndetse no kuri X yabishyizeho ubutumwa bukomeye cyane mwagiye mukareba ubu ngubu engineer Tadeo Ruwanga yamaze gusezera abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu agomba gusimburwa n'umuvandimwe wita Ronald Sekiganda umugande mugenzi we ku myaka ya 22 rwose Ronald Sekiganda agomba gusimbura umugande engineer Tadeo Ruwanga ufite imyaka ngo 30 y'amavuko isaga 31 utakiri mu ikipe ya APR ubu ngubu ugomba gusimburwa na mwene wabo rero bita Ronald Sekiganda ugomba no gusesekara mu Rwanda mu cyumweru gitaha ubu turi kuwa gatandatu rwose ku munsi ngo kuwa gatatu ngagomba kuba yasesekaye Ishyorongi ibintu bikagenda neza cyane muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu twe hari umuvandimwe unyandikiye aka kanya arambwira ngo transfer zawe turazemera ariko tuzakonfirma neza niziba rwose nanjye nicyo kintu mba nshaka ntabwo nabaha transfer z'ibihuha rwose nicyo kintu niyemejwe nyambagezaho amakuru ya nyayo niyo mpamvu mubona ibiganiro biba ari bike kuko amakuru ya transfer ntago ari amakuru aza buri segonda urumva ko rero umuntu abanza no gufata akanya ko gushakisha amakuru kugira ngo ibintu bigende neza cyane abaha amakuru yuzuye kandi azira ibihuha muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu yanyu ikipe mwihebeye ikipe mukunda cyane ariyo Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu abafana b'ikipe ya APR hari ikintu nabonye ikipe ya APR iri gushaka gukora rwose kandi mugomba kwihanganira hari abantu numvishe ku munsi w'ejo bavuga bati umuvandimwe bita Serumogo Iraguha Haji ndetse na Bugingo Hakim abo bantu ntago twabifuza nka Nyamukandagira abo bakinyi rwose Nyamukandagira nicire birarura ariko ndagira mbabwire ngo APR harabavugaga bati nta banyamahanga nta bakinyi bo mu Rwanda dushaka kigura niyo ngiremo abanyamahanga aba yarifite bagumane ariko nkababwira ngo nkabibutsa akantu kagira ngo shampiyona y'u Rwanda ntago hakina umunyamahanga 100% oya muri bizi ko n'abanyarwanda bakenewe kandi ikipe ya APR uko isanzwe izwi umukinnyi mwiza w'umunyarwanda muri shampiyona bigomba kumuzana kandi bari mu bakinnyi beza urumva ko rero ikipe ya APR igomba kubibikaho ntago barabaje kubanza mu bara naba bencheri rwose ikipe ya APR nayo yabikoze bariramutse izanye bari yishaka kubajyana mu mikino nyafurika rwose byaba ari ibindi byaba ari ihurizo ryaba ari n'ibibazo bikomeye cyane kuri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu igomba kongeramo abanyamahanga barenga 4 ku makuru mfite rwose nuko ku munsi w'ejo habaye ibiganiro hagati ya APR ndetse n'umuvandimwe bita Pavel Nzira kugira ngo barebe igikwiriye gukorwa ariko Pavel Nzira amakuru menshi aramwerekeza mu gihugu cya Tanzania andi akamwerekeza mu gihugu cya Kenya urumva ko rero APR iri kureba se turazana abakinnyi 4 cyangwa turagira 5 n'umunyezamu kuko Pavel Nzira bagaragaza ko rwose yifuza kuba yasohoka muri ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu APR nayo ikareba igasanga nta kintu kinini yamwitegaho ku buryo wenda yashyira ingufu mu kumugumana baravuga bati rwose niba mu propose ibyo bashaka akabyanga baramureka agende bashaka undi muzamu w'umunyamahanga azafatanye na Pierre bazane n'undi muzamu bita Habineza Fils François mo wa Bugesera nawe nabonye ari kuvugwa muri APR ariko nta kirimo rwose ariko bashobora kuzana abakinnyi 4 cyangwa 5 Pavel Nzira nahaguma bazazana abakinnyi 4 nagenda bazazana 5 ibintu bigende neza cyane muri abo bakinnyi rero baba bari kugenda bavugwa ikipe ya APR batangiye kugenda iganiriza uwo mukinnyi muri kumubona nimero 10 mu mugongo
akina nimero 9 n'umwataka. Ku munsi w'ejo wenda dukotinge bagenzi bacu mu rubuga rw'imikino bamugarutseho, ariko hari utuntu tumwe na tumwe bagiye bibeshyaho rwose. Uyu mutaramu ngo iyo akina rwose ngo abagenda nk'isasu rwose, ngo gufata icyo bita umupira ufata ku kirenge ngo umeze nkaho ufashe mu ntoki rwose, ngo uyobora uko ashaka. Ubwo icyo ngicyo nicyo bita parcours ye ndi kubaha rwose. Uyu mutaramu ngo akibyuka mu gitondo abanza kwinywera icyo bita inshyushyu ya hariya Iwagadugu, agafata icyo bita piscine akayigira nk'inzu ye rwose, akibera muri piscine agakora imyitozo hatari rwose. We ngo ubuzima bwe bushingiye, ubundi ubuzima bwe ngo ni siporo no kurya no kunywa, n'ibyo ngo nta bindi rwose, ngo ibintu byo kuryoshya, ibintu byo kwishima cyane, ngo ibyo ngibyo rwose ngo abikora iyo yatsinze. bamwita Ibrahim Pandfuso. Ibrahim Pandfuso, amazina hariya ko mbona ari ibibazo. Niyo mutaramu wita Sheikh Jibril Watara, numvaga rwose izina rye ari danje, ariko kubera kunyeganyeza inshundura kenshi izina rye ryageze aho ribi risanzwe. Uyu muvandimwe rero utabita Foso, uyu mukinnyi w'umwataka nabonye ukina ikipe bita ngo ni Paradis FC yo mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mutaramu ngo yakinanye na Sheikh Jibril Watara ho gake, ngo baza gutandukana ubwo Sheikh Jibril Watara yerekezaga mu Barabu. Uyu mutaramu muri ku ikintu nabonye nuko ngo ikipe bita ngo ni Wydad ngiri kumutekerezaho, ngo bashaka umusimbuza rutayizamu wayo ugomba kwerekeza muri Thailand. Ikipe ya PL yatejemo Wydad, ndetse n'indi kipe nabonye ngo ni Waginda FC yo muri Kazakhstan nayo ngiri fuza umutaramu. Ikipe ya PL ubwo nayo iri muri duel n'andi ma equipe kugira ngo barebe uburyo basinyisha umutaramu, ariko ndagira mbabwire ngo iminota ko mbona yayirutsera, iminota irirutse. Mureke mbigaruke mu kindi kiganiro ku buryo burambuye pe, ndakibararikiye kabisa, ndabakunda.